abayobozi b'inzego nkuru z'igihugu cyacu bari hano, perezida n'aba visi perezida b'umutwe w'abadepite bamaze kurahira, minisitiri w'intebe nawe warahiye imbere yabo, abadepite mwese muherutse gutorwa, abanyacyubahiro bandi mwese muri hano, nagira ngo mbanze mbasuhuze. Ariko ngira ngo nabashimire byinshi bimaze gukorwa muri ibi bihe by'ejo bundi tunyuzemo by'amatora n'ibi bikorwa bindi bishingiye kuri byo. Ndetse n'uyu munsi twagize mu minsi mike ishize wo kwakira abashyitsi bari baje kwifatanya natwe mu muhango nawo mukuru wo kurahiza perezida w'igihugu cyacu. Ndabona rero iby'imihango by'ibikorwa iyo mihango ishingiraho bigenda biva mu nzira, aho bituganisha ni ku nshingano n'ibikorwa bijyanye n'izo nshingano kuri buri wese. Hari jye perezida, hari abayoboye inteko, hari minisitiri w'intebe, hari abadepite mwebwe, abadepite mwese, hari abaminisitiri tuzashyiraho mu minsi mike iri imbere, ubutabera n'abayobozi babwo byose nirwa mbisubiramo birasanzwe nabo, ariko reka mbavuge uko dufatanya uburyo inzego zuzuzanya. Icyo mvuga ni uko ibigiye gukurikiraho ni akazi tugomba gukorera igihugu cyacu, akazi bamwe batorerwa n'Abanyarwanda, abandi bashyirwaho mu bundi buryo, ariko byose ari ugukorera Abanyarwanda. Ako kazi rero tugomba kugakora tukakanoza uko bishoboka. Nta na rimwe bijya byera ngo de, iteka hahora hari utuntu hano utundi hariya abantu bagomba gusubira inyuma bagakosora bagashyira ku murongo, ariko nabyo ntibivuze ko twahorana uwo muco w'ibidakorwa neza, abantu bagomba gusubira inyuma gutunganya, ngo bihora ari uko bimeze gusa. Mu buzima uko busanzwe no mu mikorere nyine nibyo, hari ibigomba guhora bishyirwa mu bikorwa, ariko ibikorwa neza iyo ari bike ku bihora bigomba gushyirwa mu bikorwa,
ubwo hari ikibazo n'icyo abantu bagomba gukemura n'ibyo mvuga. Mu miyoborere, mu mikorere, muri politiki y'igihugu cyacu birazwi, bisubirwamo buri munsi na buri wese, twese dusa kandi nk'aho tubyemeranyaho ko tugomba guhindura amateka mabi y'imibereho yacu abanyarwanda, tugomba guhindura imiyoborere igahora irushaho kuba myiza, abatorewe kuyobora, abashyizweho ku bundi buryo bujyanye n'amategeko. Ntabwo bigenda gutyo kugira ngo abantu bajye mu myanya, ikintu cya mbere batekereza ari ukwitekereza bo ubwabo ko ari bo baheraho inyungu z'ibikorwa, bikumvikana ko bigasa nk'aho ari twebwe bigomba guheraho. Ntabwo ari byo. Natwe nk'abantu bigomba kutugeraho, ariko abo tugomba kubanza gutekereza ni abanyarwanda, ni abaturarwanda. Akenshi bisa naho ari umuco utajya uranduka burundu. Hari ikintu cy'imyanya, imyanya ndetse mu ndimi z'amahanga bikaryoha bakitwa VIPs, VIP ugahitana umuntu ngo uri VIP. Ibintu byose amikoro make y'igihugu akabanza gukemura ibibazo bya VIP. Abantu bakomeye, abantu baremereye, unyura ahantu waba utahasize uzi serwakira uko ugenda, waba udakurikiye na serwakira bikaba ikibazo. Uhindukira ukareba inyuma niba wahasize umukungugu cyangwa abantu bagomba kuba bari baje kugushengerera. Rwose uwo ni umuco mubi, ni umuco tuganiriye kenshi ko ugomba guhagarara, ariko ndabisubiramo n'uyu munsi ugomba guhagarara. Niba ushaka no kwiyumvamo ko uremereye, ntacyo napfa nawe uramutseho ko ari kumeze, ariko wahereye kukuzuza inshingano ufite. Warangije gukora inshingano wayujuje, wiremereje uko nakwihorera ko ntacyo bintwaye, akaba ari we bizagiraho ingaruka. Ariko gukorera abanyarwanda nicyo kibanze, nicyo gikwiye kuba icya mbere. Hanyuma noneho rero imikorere ya buri munsi dusubiramo buri munsi. Nababwiye ko ubu ibi bya seremoni bigenda birangira, nababwiye ko tugiye kujya ku kazi. Ibintu by'imikorere, ibintu by'inama z'urudaca, ibintu
ikibazo kikavugwa, ikibazo kikamenyekana, abagishinzwe wababaza rimwe na rimwe ugasanga ntibari babizi, cyangwa se njye nibwira ko birushijeho kuba bibi. Iyo nsanze n'umuntu yari akizi ariko ntacyo yagikozeho, ari kutabimenya, wari ukwiye kuba ubimenya kuko nicyo ushinzwe. Hari ukubimenya ntugire icyo ukora kandi ari byo ushinzwe. Ibyo ni mu mikorere ya buri munsi. Ariko noneho hari no kudakorana, kandi mwarabivuze bamwe twari tumaze kumva ko twese tuzi ko tugomba gukorana, tugomba kuzuzanya. Nta muntu kamara wakora ibintu wenyine ngo byuzuze za nshingano nahereyeho navugaga. Ngo tugomba kuzuzanya, tugomba gukorana, tugomba no kwibukiranya. Njye niyo mu nshingano zanjye tuvuge umudepite runaka, minisitiri runaka, meya runaka, niyo byaba bitari mu nshingano zawe aho uri, ariko ubona bikorwa ahandi, bikorwa n'undi, byangiriza igihugu, ni ukuvuga ngo byangiriza twese, nta mpamvu wabiceceka ukareka bigahita bigakomeza ndetse bikiyongera ku buryo icyo byangiza kigenda gikura. Ntabwo ariko bikwiriye kuba bimeze, n'umuco mubi kugira ngo twemere ko byagenda gutyo. Ibyo duhora turwanya bya ruswa, corruption, ikimenyane, ikene wabo, ibyo nta na rimwe tudakwiriye kuba tugaragara ko tubirwanya kuri buri wese hose mu gihugu cyacu. Nicyo kivamo umuco ugomba kutugaragaraho ko dukorera abanyarwanda bose, nta guhitamo uwo dukorera n'undi usigara aho ngaho kubera ko adafite inshuti ye, kubera ko adafite umuvandimwe, kubera ko ibigomba kumugeraho ntibimugereho. Niyo ntambara ya mbere turwana nayo muri politike yacu, niyo ntambara tumazemo imyaka 30. Ubu tugiye kongeraho indi 5 muri iyi manda bamwe muri twe twarahiriye. Ntabwo yaba 5 y'ubusa cyangwa 5 yongera ibibazo, ni 5 yo kugabanya ibibazo biriho. Ibyo rero ujye bahagaze imbere ubabwiranira. Numva mfite umuzigo mba nikoreye wo kubabwira ntya, twamara kuva hano bya bindi twumvikanaho twavugaga tunenga bikongera bigasubiramo bikaba nk'aho nta cyabaye. Ntabwo bikwiye. Icyo mvuga rero ni iki? Mu by'ukuri biba bikwiye kugira ingaruka. Biba bikwiye kugira ingaruka ku babikora,
kubabihishira yewe ndetse igihe nakwifuza ko byangeraho n'ingaruka nk'umuyobozi mwahaye izi nshingano nanjye niba nabibona nkabirebera nkabyihorera bigakomeza uko bibaye. Ndaza kubaha ingero zimwe zigomba kuba zituruka ahantu henshi ku bintu byinshi biza bikavangira abantu bigatuma rimwe na rimwe uyoberwa mbese ubundi ko ibintu biba byumvikanye ko biganirwa ko bipfira he. Reka mbaho urugero rumwe mu kanya. Nk'ubu ejo nagize nshakisha amakuru ku interineti nza kubona kuri social media umuntu cyangwa abantu batabaza ni muri Rusizi. Batabaza ko bahinze icyo tubatoza tubabwira, bahinze umuceri bareza, ariko bigeze aho uwo muceri amatoni n'amatoni arababorana kuko ntafite aho ajya, ntafite abayagura. Murabizi, mwari mubizi, mwari mwabyumva. Erega ubwo namaze kubibona kuko njye ntabyo narinzi. Ndabaza, fata telefone ndabaza abantu. Ngiye nsanga wari minisitiri agriculture arabizi, wari minisitiri wa commerce arabizi, local government ngira ngo byari biri aho, ntabizi arabizi, byose biri aho, biri hagati. Muri ibyo byose prime minister wasubiyeho wari uriho nawe yari abizi igice, ikindi gice kinini atakizi. Ariko ubwo ni abantu bafite ibyo bibazo, guhinga, kweza, ibyo byose batanze imbaraga zabo, bakoresheje amafaranga yabo, baritanze, kandi bakora ibyo tubatoreza gukora, ibyo tubasaba buri munsi. Ariko birangiye ubu ni nko kuvuga ngo ariko ubundi muzagaruka hamwe mutubwira kongera guhinga umuceri, cyangwa muzagaruka hamwe mwongera kutubwira guhinga. Ibyo wababwiye barabikoze bikabaviramo ikibazo. Abaminisitiri icyo bashinzwe ni iki? Kitari gukemura ikibazo nk'icyo cyangwa n'ibindi bisabwa. Byashoboka bite ko ibintu byabaho bityo gusa tukajyaho tukaba VIPs? Gute? Icyo kibazo ariko nka bya bindi umugani w'Abanyarwanda, ibuye yabonetse ariko iri ribonetse turibonye ryamaze kuvuna isuka.
ariko wenda hari igisigaye kuri iryo suka turaza gukomeza iyo suka kuyihingisha ariko hagomba kugira ubibazwa ibintu nk'ibyo ndavuga kuri ibi gusa ariko ndavuga no ku bindi bisa bityo hagomba kugira ubibaza ubu namwe rero mubaye abadepite hari abadepite bagomba kuba bashinzwe utwo turere bashinzwe kureba imibereho y'abaturage ibibazo bafite ubwo namwe muzajyaho mujyaho mubimenye ntimubivuze ntimubikemuye cyangwa ntimuzabimenya ubwo se ibyo twaba turimo ni iki mwaba mwabereye iki abadepite cyangwa se abazaba minisitiri bazaba babereye iki ba minisitiri bazaba babaye ba minisitiri ngo bigende gute ngo bimare iki niba badashobora gukemura ikibazo nk'icyo ngicyo kireba abaturage gutyo ariko reba noneho n'uburyo nabimenyemo nabimenye mbabwiye ko nabibonye ku social media nuko tudafite hari ziriya nzego mujya mwumva ngo ziperereza ibyo baperereza sinzi ibyo ari byo perereza ni ugushakisha ntabwo ari umwanzi ufite imbunda uri burasa abantu gusa no ugomba kumenya n'indwara yateye ahantu igiye kwica abaturage inzara aho iri igiye gusonzesha abantu ndetse ukamenya n'ibyaba biturukaho ukabishyira mu nzego z'ubuyobozi zindi hamwe mugashakira icyo kibazo igisubizo ariko urumva byose hari kabineti ishize hari abadepite bari bariho hari intelligence hari ubwo se murwaye iki mwese mwarwara indwara imwe gute kandi ubu ni urugero ntanga gusa hari n'ibindi bisa bityo byagiye biba cyangwa se n'ejo bizaba ndabivugira nabitinzeho ndabivugira kugira ngo abantu bajye batekereza inshingano baba bafite ndetse ku buryo iyi nshingano utayishaka ntawe twakubitira kuba umudepite cyangwa kuba ntawe twarwana nawe rwose utabishaka wabireka wavuga utari ko ibi bintu mushyiramo yewe simbishoboye simbishaka waba uri minisitiri waba uri umudepite timushaka undi yewe nifitiye ibindi byanjye nkora mu mwanya njye kubyikorera rwose uwo mwanya utararangiza no kubivuga twaba twaguhaye icyo ushaka ariko niba wafashe iyo nshingano ugomba kuyuzuza byanze bikunze naho ubundi aho hose na Rusizi twagiyeyo uriya rero byaho tuyamamaza tubwira abantu ibyo tuba tubeshya njye ntabwo nshaka kubeshya rwose ntabwo nshaka kubeshya icyo ntashoboye mvuga ko ntagishoboye icyo nshoboye ndagikora ntabwo kubeshya abaturage kurinda aho bagira ibi bibazo bigomba kwihanganirwa na busa ikindi noneho nacyo kiri aho cyane maze iminsi cyumva narakihoreye
ariko noneho ndagira ngo nkiganire nawe. Amaze iminsi mbona ku mbuga zikoranya amakuru ibintu bijyanye na churches, ibiriziya cyangwa n'amakanisa ibiki. Izi minsi mbibona kandi sibwo bwa mbere. Hari ubundi icyo kibazo cyavutse, sinzi niba bamwe mubyibuka, hari abantu basa n'abijijisha ntibagire memore. Ikintu cy'amakanisa ni iki? Murabanza mugahera ku induru ikavuga bafunze amakanisa, babanje ugahera kuvuga ngo ariko ubundi yagiyeho ate? Amakanisa cyangwa niki? Ukabona amakanisa mu Rwanda, ngo amakanisa bafunze ibihumbi. Amakanisa ibihumbi ni iki? Mwarwaye iki koko Abanyarwanda? Ariko ngira ngo ni ibibazo byo kuba Abanyafurika dufite ikibazo rwose. Imbaraga twari dukwiye kuba dukoresha gukemura ibibazo bya buri munsi bitureba, biduha umutekano, bituzamurira ubukungu, bituma umunyarwanda atagira inzara, atagira biriya bibazo navugaga, zose mugiye kuzimarira mu bintu. Ko twagize iki kiganiro tukakiganira bihagije, ndetse bigasa nkaho hafashwe umwanzuro, habaye iki nyuma yaho ku buryo twongera tugasubira hahandi? Ubu koko mwebwe nk'Abanyarwanda n'aba bicaye, mwebwe abadepite mwicaye hano ubwanyu, ubu hejuru yo kuba umudepite mwumva mufite aho mushingira ku buryo buri wese muri mwe yagira ikanisa mu gikari cye? Ukaba umudepite, ukaba umupasitori, ukagira ikanisa, warangiza erega abantu bakabishyura, n'udafite na wa wundi wabujije ibikorwa byari bikwiye kuba bimuha amafaranga, agomba kwishakamo amafaranga akuzanira akaguha. Ni ukuvuga rero, abantu bavugishije ukuri, ayo makanisa amwe yagiyeho kugira ngo abantu bakamure na duke abantu bafite, bibonera umutungo wabo. Ni indwara ki? Ugahura abo rero bameze batyo, hari n'ubwo ugira uti wenda bifite ishingiro, ariko wenda niko mubyumva sinzi, usibye ko bamwe tutabyemera. Uhuye n'umuntu aravuga ngo urareba, nijoro nari ku musozi kanaka, nabonekewe, nahuye n'Imana, navuganye nayo. Wahura n'undi akakubwira nawe ukundi Imana ibyo yamubwiye. Wahura n'undi ni umuhanuzi, arahanura ibizaba ejo kuri kanaka no kuri kanaka. Mbere na mbere njyewe mpuye nawe ukambwira ibyo, nabanza kukubaza niba utari umusazi. Ugomba kuba uri umusazi, niho nahera. Icya kabiri, nagusaba ubuhamya, evidence,
ibi ngibi uvuga yuko warayihuye n'Imana, ibyo yagutumye cyangwa yakuntumyeho, nyereka gihamya. Ariko Abanyarwanda mwarapfuye mugera ahangaha ku buryo umuntu aza akabarindagiza, ari umuntu warindagiye akaza akabarindagiza mugakurikira, ntibibe hamwe ntihabe handi, bikaba ahantu amagana ibihumbi. Igihugu se ubwo kiba kikiriho ko mwashize mutabaho? Ariko ubundi ibijya kubaho byo hari ibyo twari tumenyereye, hari ibyo twavutse bamwe muri twe tunashaje turabisanga byamenyerewe abantu. Ibyo ntabwo nzirwa njya kubibaza, nubwo niyo naba hatari ibyo nemera, nta mpaka najyamo cyangwa nta rubanza najyamo, ndabyihorera bikamera gutyo. Ariko ibindi by'amafuti bidusanga hano, mwebwe abantu bakuze, abantu bazima, abantu mufite ibyo munyuzemo, umuntu akaza akarindagiza igihugu cyose, agafata igihugu akakigira ingwate, namwe mukarindagira mugakurikira. Uwaturuze se ubwo yarakarabye wa mugani w'Ikinyarwanda. Abandi ngo muraho mwagiye mu mashuri, mwarize, mwaraminuje, muraho muri abantu b'abirasi, babandi ba VIP, warangiza ugashukwa n'umusazi ukamukurikira, ntunamubaze utari kurantwara he. Ariko handi muranabizi, hari n'abo bicaga, hari n'ubwo abantu bica. Niba mujya mukurikira amakuru simbizi, nko mu bindi bihugu umuntu umera atyo w'umusazi agatwara abantu, akabatwara ahantu abantu benshi magana ngahe, akababwira ibyo bakora, akababuza kurya, akababuza gufata iki, akababuza kugira gute, abantu bagapfa. Murabizi, murabumva, murabikurikira, cyangwa n'ibyo mpimba. Byose nibyo mushaka mwebwe, nibyo mushaka kubamo, nibyo mushaka. Ubu muraha muhagarariye abaturage b'u Rwanda, barabatoye ngo mwarangiza n'ibyo murimo. Niba mushaka kuba abapasiteri, muve mu budepite mugende mu abapasiteri. Ariko nabwo mbere y'uko muba abapasiteri cyangwa muba amazina yabo sinyazi neza, ibyo bindi mujyamo mujya gushuka abantu mukabahanurira. Wabanje ukihanurira se wowe, urajya guhanurira abandi bantu ngo babwire ngo bazaba batya, wowe wabanje ukamenya ibyo uzaba wowe. Uri icyo ntazi, urajya gushuka abantu ngo biragenda bikajya no muri politiki. Ni nko kuyobya abantu, bakajya mu bwonko bwawe bakaguhindura uko ugomba gutekereza, uko ugomba gukora buri kintu. Ibyinshi bizanaturuka no hanze byo kuza kuvuga abanyarwanda ukuntu bagenda n'ibintu bakora. Mureke tubazanemo urujijo, bakaza bigize ibitangaza, namwe mugakurikira. Ntawe utekereza, ntawe ubaza, ntawe ugira ati nuje. Hari izindi manza nyinshi ngo abashinzwe ubutabera bamwe barabizi. Hari uburyo bwinshi bwo kwica abantu bagapfa bakaremba, cyangwa ukabambura ibyabo na bike bari bafite bakayobora. Hari abandi baza bakubwira ko bagiye kukugira umukire, ukabanza kakaduke wari ufite, utizana igihumbi aho ukakizana, bakaguha bitatu, ukagenda ukavuga uriya muntu
ukongera ukagaruka. Watanze 1000 wavanyemo 3 bikajya kurangira bakuvanyemo 20. Ibyo nabyo ntimubizi, ntibibabamo hano. Hari utabizi? Ibyo rero byavuye naho bijya no mu madini, bijya no mu nsengero, bijya mu nabyo biba bityo. Ubu abanyarwanda mwararindagiye, mufite icyo kibazo. Ariko ubundi izo nsengero cyangwa ayo madini n'abayayobora n'iki, ubundi ntibifite uko bigomba kujyaho. Niba ari ibintu hari amategeko abigenga, niba byujuje ibyangombwa, ibyo birumvikana. Mwebwe nk'abadepite muzashyireho n'uburyo bw'ibyo byangombwa ni ibiki. Maze rero baragiye ukuntu babarindagiza, umuntu waje akora ikibi ariko yitwikiriye Imana. Wari kuvuga ngo ariko se umuntu uvuga ibintu by'Imana ndamuvugaho, Imana ntinyumva nabi. Ariko uyu muntu uko ari nkawe, nawe uko ari umuntu nkawe, wagiye ahubwo we wagiye kumwemerera guhinduka Imana gute? Ni umuntu nkawe, ntabwo ari Imana. Ibyo avuga n'ibyo akora uba ukwiriye kugira icyo bibazaho. Ntabwo mwese mwabindindagizi mukaba u Rwanda bakarusenya ejo mugasangaga n'ibi byose tuvuga dushaka gukora biteza igihugu imbere, hari umuntu waje abica mu mutwe ku buryo n'inshingano mufite cyangwa ari ibyo mwagombaga kwikorera mwebwe ubwanyu, ari n'ibyo mukorera igihugu, mukabivaho mukajya kubita. Icyambere, ibyo byose mvuga hari amategeko ariho, cyangwa se niba ashaka hari biri na ngombwa kuyanoza, hari ibitari biriho muri aya mategeko. Muri hano n'abandi banyarwanda mushyiraho ayo mategeko atugenga tugomba kubahiriza, kugira ngo tutaza kuba abantu bari aho bintuza gusa. So bigomba kubahirizwa rero. Ibitubahirije amategeko ntibikwiye kubaho. Ubwo nabwo nabonye ku media bavuga ngo ibi bintu ariko banza perezida atabizi, ibintu byo gufunga insengero ni icyaha. Ndabizi. Ntabwo nshaka wumpa ruswa ngo munjyaho mu izina ryiza ngo buriya byabaye ko atabizi, kandi mbizi. Ahubwo sinabishaka na busa. Ibintu by'akajagari aho ariho hose, noneho niyo byaba biri mu madini, ntabyo nshaka, nzabirwanya rwose. Niyo mpamvu mwebwe nk'abadepite n'abandi mufatanyije n'izindi nzego, hajyeho uburyo buyobora abantu mu nzira yumvikana, budafite uwo buhutaza. Iyo mvuga budafite uwo buhutaza, ntabwo mvuga muri abo ngabo babirimo bakora ibyo. Bo bakwiye guhutara. Abo mvuga badakwiye kugira icyo bahutaraho ni aba baturage mukwiye kuba muyobora abanyarwanda, nibo mvuga. Abanyarwanda mubeshya mukabajijisha, mukabatwara aho badakwiye kuba bajya, mukabambura na bike batunze, mwebwe mukabigira ibyanyu. Bigomba guhagarara byanze bikunze.
icya gatatu rero noneho njye nzabagiraho inama nabyo mukakireba niba atari ko bikwiye. Aba bantu bateka umutwe bakanyura muri ibi by'amadini makanisa mu biki bakambura abantu ibyabo bagatwara amafaranga umutungo wabo, biraza gutuma dushyiraho umusoro. Umuntu araza gutunga, umuntu ajye asorera icyo yinjije. Waba wakinjije ku binyoma, wabeshya abantu ukabatwara ibyabo, igihe urwo rubanza rutaracibwa rw'uko ibyo wakoze ari ibinyoma cyangwa iki, bikabanze hajyeho umusoro. Naho gukora bizinesi uyinyujije mu nsengero ngo ntawe ayo wiba abaturage ati nibura tuzayagabana. Ajye muri leta, ajye gufasha abo tuzasanga baragiriwe nabi. Ako kajagari gacike. Kandi ntaho bihuriye, iyo babivuga barabidramatizing, barabikabya bigasa nkaho leta yafunze insengero, yafunze ibintu byacitse, bikavuga mu isi yose, bigasa nkaho hateye ikintu cyo kwanga kwemera cyangwa cyo kwanga Imana cyangwa cyo kugira mureke kubeshya. Abantu hari icyo kubeshya, ntaho bihuriye. Ntabwo uzaza witwikiriye ikinyoma cy'Imana ngo wice abantu. Abo bantu wica nabi Imana, uburenganzira se urabuvana hehe? Nanjye mfite uburenganzira, ubwo wenda nanjye nabuhawe n'Imana, bwo kurengera abayo. So ntabwo waza ngo untere ubwoba ngo ntambara. Rwose bigomba guhagarara, ndabibabwira, kandi bihagarare bitaragera kure cyangwa bitere n'ibindi bibazo bitoroshye. Bihagarare. So abari bazi ko ntabizi, ndababwira ngo ndabizi cyane rwose, kandi nsubiremo, bikwiye guhagarara, kagira uburyo binyuramo, kigiye kubakwa, kigiye kubaho, hanyuma no mu nzego za leta, abazikorera, abazirimo, abafite uko bemera, ibyo bakurikiza, babikurikize mu buryo bw'amategeko. Batandukanye ibintu, batandukanye kuba minisitiri ukaba n'umupasitori at the same time. Aho ngaho turahitamo kimwe. Ntabwo ari icyaha, ushobora kubiba byombi, ushobora kuba ibintu byose, ariko kugira ngo tutangiza akazi dushinzwe gukorera Abanyarwanda, bigomba kugira uko bitandukana. Reka mbatware ku kindi kintu kimwe musanzwe mwumva, n'iki n'ejo bundi nakivuzeho muri disikuru natanze kuri inauguration, hanyuma nindangiza nsoze tube dutahanye ibyo ngibyo, ibindi bizaza hanyuma. Ku akarere turimo, izi ntambara ziri mu karere, mu Eastern Congo, ibindi biri aho bijya bigira bityo bisukuma, biri no mu ahandi dufitanye imbibi,
amateka yabyo ubundi murayazi, ariko iteka ahora avugwa ukundi, bihora biza bityo, abantu bakaza bavuga ngo barashaka ibisubizo, barangiza bakaba nabo ahubwo bagatera ibindi bibazo, kubera ko barashaka no gukemura ikibazo uburyo babishaka bibabereye. Ntabwo bashaka gukemura ikibazo ku buryo bakirandura mu mizi ngo bakemure, bahe ubutabera abari muri icyo kibazo, cyangwa se babaze utera ibyo bibazo ngo abisubize. Icyo mvuga ni iki: imyaka ibaye ingahe hari izi nterahamwe FDLR, utazizi ninde hano, cyangwa uwo zitahekuye ninde hano? Ninde zitahekuye uri hano muri iyi nteko cyangwa muri uko twicaye hano? Ariko icyo kibazo kimaze imyaka 30. Kuba kimaze imyaka 30 bivuze iki rero? Bivuze ko abantu batubeshya, baratubeshya ngo barashaka gukemura ikibazo, ariko inyuma yaho bashaka kugira ngo ahubwo gihore kiriho, kibafashe gukemura cyangwa se kugera ku zindi nyungu zabo bashyira imbere. Ariko twe uko tunababwira, gushyira inyungu zawe imbere twe ntabwo bitureba, nta nubwo twarwanya inyungu zawe, ntabwo turwanya inyungu zawe, ariko inyungu zawe ntizishobora kuboneka aho inyungu z'abandi cyangwa uburenganzira bw'abandi bitubahirizwa. Nta naho bigonganira, ntabwo bigongana kugira ngo ukore ikintu kizima kandi wubahirize ubone n'inyungu zawe washakaga. Bigonganira hehe? Icyo ni kimwe, icyo turakivuze, ikintu cy'interahamwe barangiza bagahimba interahamwe zari zaratashye, hanyuma u Rwanda ruzigarura muri Eastern Congo kugira ngo bakore exploitation, babone uko batwara ubukungu bwa Congo. Ariko ubukungu bwa Congo nge ntwara, wowe kuki utabukoresha wowe nyirabwo? Ko mbona abantu bawe bakennye nk'abanjye hano cyangwa bari no hanyuma, kuki utabikora kwanza? Ariko cyo kubeshya ngo interahamwe zaratashye, kuko erega nyinshi zaratashye, kuko ziri na hano, bazaze ahubwo tuzibereke izatashye nyinshi imyaka miremire. Kandi na UN arabizi, bamwe nibo babacyuraga, nibo bazana, n'abahoze mu ngabo za kera zafashije abajenosideri bakamara abantu. Icya kabiri, bagera bikanahimba akavuga ngo ariko urabizi mu Rwanda nta nubwo tuzi abapfuye n'abishe. Ntabwo baza, hari ahantu usanga imvugo ari ukuvuga ngo mwitonde ibintu bya genocide, ababikorewe hari n'abandi bapfuye. Rwose hari ubwo, ariko iyo bikorwa n'abantu bafite imbaraga urabihorera ugakora ibyo ushoboye. Icyo ni ikindi. Ikindi kikaba ngo ni bakeya, abicanyi bake bababaye cyangwa bibavanaho icyaha gute?
abicanyi bake, ariko ababivuga ubwabo muzi ibintu by'iterabwoba, terrorists kujya guterera ahantu hejuru se bagomba kuba bangahe? isi irwana n'abantu batanu bageze batya batanu bakoze igikorwa cy'iterabwoba. Ibyo kuri bo nibyo biremereye kurusha abantu bishe abantu miliyoni y'abantu hano bari aho bari hariya bafite intwaro bahabwa intwaro na training n'ibindi byose na leta ya Kongo. Kuri ibyo niyo dukwiriye kubigendamo buhoro tugaceceka. Hejuru y'ibyo dufite abantu bari persecuted bava muri Kongo, mu Eastern Congo, hano mu Rwanda 130,000, 130,000. N'abandi barazaga buri cyumweru barambuka bakaza. Ikibazo cya mbere cyari kubanza kubaza ngo ariko aba bantu ni bantu ki? Ni Abanyarwanda bari baragiye muri Kongo, Kongo ikabarambirwa ikabirukana, bakwiye bataha iwabo. Ni Abanyekongo ariko badashakwa muri Kongo kubera politike mbi. Muri ibyo byose bigomba gukemuka ni iki? Ariko ikibazo cyakemutse ni uko aba bantu ari Abanyekongo. Ntawuza dushyiraho igitugu ngo tuvuge ngo Kongo ntibashaka kubera ko ufitanye amasano n'Abanyarwanda n'Abatutsi, nibasange bene wabo hakurya mu Rwanda batuvira. Ufite uburenganzira ki bwo gukora ibi ngibi? Uwo ari we wese n'ibihugu bikomeye nabyo zibihagarariwe hano kubabaza bafite uburenganzira ki bwo gukora ibintu bimeze gutyo? Bafite uburenganzira ki bwo kuvuga ngo aba bantu nibagume hano? Ikindi kiriho rero ni iki? Bari hano 130,000, n'amahanga arazi ngo aba bantu ni Abanyekongo. Icyo basigaye bakora urakizi? Baraza bagatwara abantu 10 mu 130,000, bakabatwara iwabo kujya kubatuza. Ubwo ugiye kubara bizamara imyaka ingahe utwara 10 mu 130,000? 10 nabwo ni benshi, batwara 2, 5 ejo, 10 nibo benshi, ntabwo barabirenze 10. Ikibazo uracyemera, urakibona ko ari abantu bakwiriye kuba batuzwa, ubundi bakwiye gutuzwa iwabo, ntabwo ari ugutuzwa ahandi. Warangiza ugahindukira ikibazo ukakigira icy'u Rwanda, ukakigira icyanjye, ukakimbaza. Uyobora igihugu, abayobozi ba Kongo bakavuga ku mugaragaro ko ntibazigera na rimwe bavugana n'abo ngabo bafite icyo kibazo muri Kongo, bavanwamo, bicwa, bafungwa, bagira bate. Abayobozi b'igihugu akaba ari ko bavuga, kandi bakumva ko bafitiye uburenganzira, ndetse rimwe na rimwe abantu ukabona barasa nk'aho babiteze amatwi. Ndetse haba hariho uburyo bwo kugira ngo bijyemo, bagatangira u Rwanda murebe neza, musigaye mwumvikana nabi. Kumvikana nabi
wowe ufite ikibazo uranyumva nabi yewe bintera ubwoba wapi kabisa ari nabo nibutsa nibyo navugiraga hariya kuri stade ubwo bakambwira ngo vugana n'aba bantu barwanira ukavuga ngo urebe ngo bashyire intwaro hasi ngo tubashyira ahantu hanyuma ibyo tuzakora tuzabitekereza ariko ibyo simbizi wenda bazabyemera ubundi uko mugenza abantu banyu nta nubwo mukwiriye kuba mubimbaza ariko iyo ufashe abantu nabi ukabambura uburenganzira bwabo bifite ingaruka ndetse nkabongereraho nariko jyewe mubwira muzi aho naturutse ndaha ngaha n'abandi twaharaniye uburenganzira bwacu n'igihugu cyacu nta muntu n'umwe ku isi wigeze abiduha nka gift nta muntu wigeze aduha iyo favor wenda abandi hari abadashoboye kurwanira ibyabo batinya no gupfa ariko twebwe tudatinya gupfa uzatwizanaho uzatugwaho rwose nta biriya mwabonaga buri munsi ko bazatera u Rwanda kuko u Rwanda ni ruto small country ntabwo ari ibyo birazwi ntawe twabijyaho impaka n'ibyo small country but our rights are as huge as of these big countries. It comes to our rights. So, ari nubwo rero mbabaza ariko ibibazo aho bihereye tubiganira tubivuga murasaba iki u Rwanda rugire rute what do you want us to do to solve this problem what do you want as a contribution mubwire M23 igira itya why do you want me to get involved at all with M23 if you admit these are Congolese why doesn't Congo solve this problem of M23 if they have chosen to use military means against them to solve the problem that is their problem it's not my problem but my problem is this one of FDLR that the government has armed, that the government uses in the fight against the so-called M23, but these are Congolese. And even these other friends they bring who support them in one way or another, the talk is about working with the Congolese army, the FDLR, and defeat M23 and take the war to Rwanda. Well, I can't stop them thinking the way they think, but my job is to make sure it doesn't materialize at all. But you know, ikindi muvane abasirikare banyu muri Kongo, muvane RDF muri Kongo. So the question is,
RDF rega kwiri muri Congo yajyanyeho n'iki kukibwira ko yabiri muri Congo yagiye kugira gute niba uzi cyayijyanye rero niba uri shwa kwiriyo cyo muri icyo kibazo hanyuma noneho ubaza u Rwanda utari ko abasirikare b'u Rwanda mwohereza muri Congo ninjoro ku manywa bakaba bavuyeyo cyangwa bagumayo kuki bagiye ko ikibazo twakirangije ikindi bakwiye guhagarika ni ugufata ikibazo cy'abanyekongo bakakigira icyacu hanyuma warangiza ukavuga ngo wowe ugira icyo ukora hano ibi bindi by'abanyekongo ni ibyacu biratureba okay that's good if you admit that these are Congolese then don't use their existence in Eastern Congo against me by saying I'm supporting them. Then I'll take you to even the origin of the conflict. How did this conflict start? It was not started by Rwanda at all. You are accused of having to get involved on the other side of the people you don't want in Congo, or you are accused of whatever. Yes, let's go back to the beginning. How did this conflict start? Who started it? And how does the Rwanda come in? So I'm just telling you, deputies and others who are listening, to understand that, yes, there is that problem. It weighs heavily on us because for us it is a serious matter, security, long-term issue we have to address. We want good neighborliness, but what the problem is, how do we achieve this good neighborliness? It doesn't come at my expense and not the other person's expense as well. It is a give and take issue. We work together, we address your problem, but also address my problem. The rest is just going to be going back and forth and maybe. But I have tried to cut a long story short because so many things have been discussed, agreed, documents signed, but the next day, the one who signed what they even proposed comes and says, no, I have changed my mind, I want the other thing. And then there are people who listen to all that and they think, but I assure you, muzareke gusa gutuma abantu bamwe banyura muri ka kajagari nahereyeho hari ubwo bananirwa kugeza aho bagushakaga mu buryo bundi nk'ubwo navugaga bugaragara bakanyura mu bindi bijijisha bigenda bikabajya mu mitwe bikabagira kakurangaza. Ubu hari abazashinga amakanisa bigisha abantu ko buriya dufite intambara ya Kongo inadutera ibibazo kubera ko tutemera Imana.
hanyuma usangire abantu babigiyemo kugira ngo kabisa ariko bene ibi biba muri Afurika gusa, byaba no mu Rwanda, ahandi ntabwo byahaba. Rero reka ndangize nanone. Congratulations to you, the deputies. And we look forward to working with you. Gukomeza gukorera igihugu cyacu n'igihe n'izindi nzego zaba zagiyeho amakosa, amafuti twabayemo mu bihe byashize, tugende aho tujya imbere tuyagabanya, tuyakosora, dukora ibindi bishya bitugeza kure uko twifuza. Nafashe uyu mwanya ubundi binyuze amagambo make, ariko uyu munsi numvaga ari ngombwa ko ngira ikiganiro namwe kirambuye. Mwakoze cyane.